Haleluya, guhorera amazi menshi ari gutabarwa kwanjye kurageze. Duve imirindi y'Imana, imirindi yo gutabarwa. Iki gitondo imirindi. Haleluya. Imirindi agacu k'ibyiza ndakabona, ineza yawe Mana ndimo ndayireba iri imbere yanjye. Ndumva imirindi yawe, imirindi yo gutabarwa. Iki gitondo Mana ndumva imirindi, mbyukanye amashimwe, mbyukanye umunezero. Haleluya, haleluya. Umva imirindi agacu k'ibyiza ndakabona, agacu ndakabona, ndikukabona we, ineza y'Imana we, ndikumvire gukomanga. Haleluya, imirindi yo gutabarwa, imirindi yo gutabarwa. Yesu we, Yesu ushimwe. Imirindi yo gutabarwa, Imana itabara, shima umugabo. Haleluya, ubimfashe aha nahaboneye amahoro. Haleluya, umugabo ni wowe mwami urwana ugatsinda. Haleluya, urubuhungiro bw'abakwiriye kazahaguma. Ni wowe ntwari irwana ikanesha. Haleluya, itarumba ubwugamo bw'umugabo uri mu ntambara. Yesu uri umugabo uri buhungiro bw'abakwiriye. Sinzava mu bikari byawe, nahaboneye amahoro. Mfashe mu bikari byawe, nahaboneye amahoro. Gusenga mu gitondo Mana nabibonyemo imbaraga n'ubushobozi bukora, n'imbaraga zikora. Haleluya, tanumba ubwugamo bw'umugabo wari mu ntambara. Igitinyiro Yesu uri umugabo uri buhungiro bw'abakwiriye. Sinzava mu bikari byawe, nahaboneye amahoro. Ni wowe sambi itarumba, ubwugamo bw'umugabo wari mu ntambara. Yesu y'igitinyiro, ni wowe sambi itarumba, ubwugamo bw'umugabo wari mu ntambara. Yesu y'igitinyiro, imirindi agacu k'ibyiza ndakabona, ineza yawe Mana ndimo ndayireba iri imbere yanjye. Ndumva imirindi yawe, imirindi yo gutabarwa, imirindi yo gutabarwa. Imirindi agacu k'ibyiza ndakabona, ineza yawe Mana ndimo ndayireba iri imbere yanjye. Ndumva imirindi yawe, imirindi yo gutabarwa. Haleluya. Shalom y'uyu munsi ni ngo imirindi yo gutabarwa. Uri kuyumva? Zinduka, senga. Imirindi yo gutabarwa mu mwuka irimo, iri kumvikana. Abanyamwuka bo barayumva, yo gutabarwa. Imirindi yo gutabara abera, imirindi yo gutabarwa ab'Imana, imirindi yo gutabarwa abayishakanye umwete barayibona. Imirindi Imana ikakwiyereka, imirindi y'ubutabazi. Umwami ahimbazwe. Reka dusome Zaburi ya 77 umurongo wa 15 turagera ku wa 16.
haravuga ngo ni wowe Mana ikora ibitangaza, wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga, wacunguje ubwoko bwawe, ukuboko kwawe nibwo bene Yakobo na Yozefu. Ni wowe Mana ikora ibitangaza, ya mirindi ngiyi n'ijambo ribisubiyemo. Ni wowe Mana ikora ibitangaza, imirindi yaje ni Imana ikora ibitangaza. Ntawibaza, ntawigisha inama, ntayivanga uyu nguyu ngo mugirire neza, abagiye kuturega ku Mana baduteranije, reka ibyo ngibyo ntibikora. Ahubwo Uwiteka aravuga ngo nje kugirira neza umwana wanjye. Uyu munsi Uwiteka aravuga ngo nje gukorera igitangaza, nje gukora. Bibiliya yavuze ibitangaza si kimwe. Niwe Mana ikora ibitangaza. Iki gitondo Uwiteka gukorera igitangaza, ibitangaza. Wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Ni Imana yimenyekanisha ubwayo igakora iby'imbaraga. Haleluya. Imbaraga z'Imana zigakora mu buzima bwacu, zigakora mu mibereho yacu, zigakora bikagaragara. Ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Haleluya. Ni ubw'imbaraga. Umwami yubahwe. Haleluya. Haleluya. Ni wowe Mana ikora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo nta muntu ubikora, nta reka. Uwiteka we nyir'ijuru n'isi, Uwiteka we waduhaye Yesu, Uwiteka Imana ishobora byose, El Shaddai, aramanuka akaza agakora ibyo bitangaza hagati muri twe. Iki ni igihe rero cyo gukora ku Uwiteka. Iki ni igihe rero Uwiteka aje gukora mu buzima bwacu. Iki ni igihe Uwiteka aje kubyutsa mu buzima bwacu. Iki ni igihe Uwiteka aje kwitamurura mu buzima bwacu. Iki ni igihe Uwiteka ari kugenda asohoza. Mutube maso dukanguke. Iki ni igihe Uwiteka ari kugenda yita kubera. Iki ni igihe Uwiteka ari kugenda yumva gusenga. Iki ni igihe Uwiteka ari gusubiza. Hari igihe cyo gusubizwa, hari sezo. Iki ni igihe rero cyiza cyo guhabwa ibyasezeranijwe. Ngo wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga, kandi ari gukoresha imbaraga ze. Ntawabisaba uburenganzira, ntawabwira, ahubwo arimo arerekana imbaraga ze mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, mu buzima bwacu, mu mahanga, mu batazi Imana. Uwiteka arimo aratabara abera, akigaragaza, akerekana imbaraga ze. Ngo wacunguje ubwoko bwawe, ukuboko kwawe. Arimo arakoresha ukuboko kwe. Hari ukuboko kw'Imana, ukuboko kwe gukomeye, kwa kuboko kw'iburyo gukora ibikomeye n'ibyoroheje. Kwa kuboko kw'iburyo aturindisha, kwa kuboko kw'iburyo arambura agahaza ibyaremwe. Kwa kuboko kwe, haleluya, dufatisha. Kwa kuboko kwe aturambikaho tukarindwa. Kwa kuboko kwe adutwikiriza. Kwa kuboko kwe, haleluya, kuboko k'Uwiteka. Ngo nibwo bene Yakobo na ba Yozefu. Haleluya, 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 haleluya. Turagushima Mana. Ni Imana izi aho tuvuka, ni Imana izi aho dutaha, ni Imana izi ibisekuru byacu. Ngo nibwo bwoko bwo bene Yakobo na Yozefu. Ni Imana ikuzi, izi papa wakubyaye, izi basogokuruza bawe bose irabazi. Aho hose baba bari bakijwe, baba badakijijwe, Uwiteka yarababonye. Kandi ibyo Uwiteka ntabyitayeho kugira ngo aduhe umugisha. Uwiteka ibyo ntabyitayeho kugira ngo aze akore iby'imbaraga. Uwiteka ibyo ntabyitayeho kugira ngo aducunguze ukuboko kwe. Harimo no gucungura. Ni ukuvuga ngo hari ahantu twari guseba, ariko Uwiteka arahaducunguriye. Ni ukuvuga ngo wacunguje ubwoko bwawe, ukuboko kwawe gukomeye. Hari ahantu byari bicanganye, ariko Uwiteka arahaducunguriye, akoze igitangaza. Ngo ni Imana ikora ibitangaza. Hari ahantu byari biyoberanye, ariko ahangaha Uwiteka acunguje ukuboko kwe gukomeye, arabicurukuye. Ntabwo biducanganyishije, ntabwo bikituyobeye, kubera ko Uwiteka yamanuyemo ikiganza cye, yamanuyemo ibitangaza bye, avuguruje imigambi yose, akuyeho, ashohoje amasezerano kugira ngo aducungure. Byari bikomeye, ariko Uwiteka muri iki gihe cyo gukora kwe araducunguye. Haleluya.
aho bari badutegeye, aho byari bidutegeye, aho byari biturindiriye, Uwiteka araducunguriye, araducunguye, ngo wacunguje ubwoko bwawe, ubwoko gukomeye. Ni Uwiteka utugiriye neza, ni Uwiteka udutabaye, ni Uwiteka uhatuvanye, ni Uwiteka ubiturengeje, ni Uwiteka ubidusimbukije, ni Uwiteka ubidukuyemo, ni Uwiteka uhadufatiye amaboko akahatwambutsa, ni Uwiteka uduteretse ahandi hakurya mu masezerano yacu, ni Uwiteka utwibutse. Haleluya, kuko ari we Mana ikora ibitangaza, niyo Mana idukoreye igitangaza aho hantu. Haleluya, 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 ngo hamenyekanishije imbaraga zayo Mana. Ni Uwiteka uhasutse imbaraga ze, arahaducungurira nyabo, aho nyine uhagaze, aho nyine uri byayoberanye, aho nyine uri kwibaza ati biramera bite, aho nyine uri kwibaza ati ndacaye, aho nyine uri kwibaza ngo bimereye bite, aho nyine uri kwibaza ati ibi bintu nzabigeraho ryari, aho nyine uri kwibaza ati ibi bintu nzabigumamo kugeza ryari, aho nyine uri kuvuga ati yaba Uwiteka birandangiranye, aho nyine uri kwibaza ati Uwiteka nkora iki, aho nyine aho uri kuvuga ati Uwiteka ngende singende, aho uri kuvuga ati Mana mfasha, aho uri kuvuga ati Mana simasebe, aho nyine ni haducunguriye, ni habivugururije. Haleluya, aho nyine duhari tubona bikomeye, aho ngaho niho imbaraga z'Uwiteka zigaragariye, aho uyu munsi niho Uwiteka atabariye. Reka dusenge Imana. Yo, ndagushima Mana, ndanezerewe. Mana ikora ibitangaza, Mana yahagurukiye kudukorera ibitangaza. Kuri uyu munsi igitangaza cyawe turacyakiriye, ibitangaza byawe turabyakiriye, kuko ari wowe ubidukoreye. Turabyakiriye mu buzima bwacu, ubikore bimenyekane nyine, kuko umugambi udufiteho ni mwiza kandi ni muremure. Ku mugambi wewe wahagurukijwe na Mwami no kutugirira neza, ukamenyekanisha imbaraga zawe ku buzima bwacu, ukitamurura mu buzima bwacu, ukihesha icyubahiro mu buzima bwacu, ukigaragaza mu buzima bwacu, ukaturwanirira mu buzima bwacu, ukaba utuvugiye mu buzima bwacu ukoresheje imbaraga zawe. Si twe turi bubyikorere, si twe Mwami, hoya, ahubwo igisubizo giturutse iwawe, ahubwo ibitangaza tubonye biturutse iwawe, ahubwo gukora kwawe kurashohojwe, gukora kwawe kurabonetse, gukora kwawe gushyizweho, gukora kwawe, haleluya, kubera ukuboko kwawe gukomeye kuducunguye. Uradutabaye Mwami, twari tumwaye, uradutabaye byari bikomeye, uradutabaye twari tubuze aho tureba, uradutabaye twari turi kwibaza ibibazo byinshi, uratabaye Mwami, byari bishobeye, uratabaye abagore n'abagabo, uratabaye uyu munsi, iki gitondo, uratabaye abana bacu, uratabaye mu byacu, uratabaye imbaraga zawe zirabikoze, zirabidukoreye. Aho twari dusebeye ntituhasebera, aho twari tumwariye ntituhamwarira, kubera ko hagurukije imbaraga zawe kugira ngo ducungure ukuboko kwawe. Wowe ukora ibitangaza, wagurukije igitangaza n'icyo ukubisemo, maze Mwami turakize, turaharenze, turahatambutse, turahasimbutse, haleluya, turahambutse, haleluya, dufashe hakurya, tugeze Mwami aho wowe wagambiriye, tugeze Mwami aho dushyize heza, mu butabazi, mu butsinzi, mu gusorezwa amasezerano, mu kugubwa neza, mu kumererwa neza. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Ndagushimiye Gitare, ndagushimiye Papa, ndagushimiye ko ntawaje imbere yawe ngatahamara amasa. Icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Shimwa Yesu, amena. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gukora subscribe na share. Shalom. Good.